wamaze gukora kuri bya ntacyo usikwitse ngo kandi like duhe comment mu gasanduku k'ibitekerezo ariko kandi kubwire ngo uyu munsi batandukanye by'umwihariko abo mu gice cy'urwenya uyu ni Hakizimana Onesme isura yabyitegereza hanze y'u Rwanda. Onesme uraho neza ugira wibwira abakurikiye bya show. Turi kugamba nahaje. Onesme watangira wibwira abakurikiye. Onesme nisiko naho ndi Onesme. Onesme nasko. None witwa nde? Izina ryanje. Izina ryawe ninde? Ninoze. Kubera nagiye i Kigali navuye ibintu byose bati nabyibagiwe. Izina ryanje naho ndi kugibuka. Wagiye i Kigali ryari gukora iki? Ntabwo mbonyera. Nagezeyo ndangije nigeze nk'abanyakigali ngiye kujya ibiryo muri gare ya Nyabugogo. Ubwo nishyuye 500 bankubita ku gikuta umugongo guhita gusadukane nago makuru ganje. Onesme tugusanze ahangaha ubundi haniwa iwanyu ni hehe? Tuwacu. Ahangaha iwacu nahangaha na aha hitwa he? Ahangaha twicaye na handi handira ta makuru ganje ndi kukubwira. Hanyuma abakunzi ba BYAHATARE show by'umwihariko n'abandi bantu benshi bamaze iminsi batubwira bati Onesme mutumare impaka mutumare n'amatsiko. Waba ufitanye isano na Dogiteri Nsabii? Ibyo wakwirigura bivugara sabizi impano kinawo. Reka. Utazana unabivuze ba Nsabii uriya mwarimu wanyigishaga fizibure Dogiteri Nsabii. Uriya Dogiteri Nsabii wakoraga kuri kiriya kigo cyitwa Rumena Mabuye agasafuriya byose yarayigishaga. Uriya ntacyo upfana napfana iki n'abantu bigishagara ari nje ndi umunyabwenge. Hanyuma Onesme nisiko igihe nakubwire nje ndi Onesme inuza. Alo mabuze we. Komera cyane. Yadaho ya ibyo sinu. Ahuko kamajyani wari wantumye nabonye agandi kagezweho. Ko gaje vuba bari kugita puridansi niko bansobanuriye. Maze iminsi ya ni inshuti yanje mbese gagandi kaguraga amafaranga wari wampaye byose bihwanira mu nzana agapaki kamwe muri gamapaki 3 wari wambwiye nazanye magapaki kamwe.
Yes, nkuko nari maze kubikubwira rero kuri BYAHATARE show ibintu bihora ari hatari ngira ngo wabibonye honestly. Ubundi kwanza reka nayo kukuvuga wowe uratangira wibwira abakurikiye BYAHATARE show. Ubundi umubwire wowe ukurikiye BYAHATARE show ubwiye ngo kanda subscribe niba utabizi urebe ku kantu k'umutuku kwanditsweho n'agandi magambo g'umutuku ukande ku kintu kimeze nk'urutoki rumeze uku nguku ubwo iyo ni like na sharing ibyo byose ubishiremo ntacyo. Yes, abantu bakurikire ari benshi. Kandi nakubwiye no commentinga ibyo gushyiramo comment ntawe ntarebye ntakuri Rwanda kwibuka ubikore nutabikora agusanga aho utuye turasangira ibiryo uraseka icyo nzi cyo urahita uyikora. Hanyuma mbundi ngira ngo hari abantu benshi badukurikira, hari abantu badukurikira bari mu duce dutandukanye. Ibyo ndi kubonye bwa mbere. Hari abantu bakubonye bwa mbere. Havesi Ubundi amazina yawe nyakuri witwa nde? Sinajyanje. Amazina ganje buri gihe uvuga shaka iki. Ni amazina yawe. Amazina ganje bakeneye kukumenya. Bamenye uri mu zina ryanje ubundi ni Hakizimana Onezima nkuko bisanzwe iteka tugiye kunywa divayi kuri BYAHATARE show. None nanje maze iminsi nubakaga imihanda none ubwo umuhanda go kwimusanze na gare yari yahiye murabyibuka narayikoresheje maze kuyikoresha ubwo amakuru nago hanze y'ikibuga ni Hakizimana Onezima. Hari abantu benshi Onezima bamaze iminsi bakubona kuri social media ku mbuga nkoranyambaga Facebook, TikTok. Ubuhagaze gato kumbuda kumbuga nkoranyambaga kumbuda y'ipraga mbuga Rwanda kuri Facebook telefiri boot gaswigirira ko biri kugorana bo imbuda y'impraga mbuda reka ibyo tubyihorera abantu bamaze iminsi bakubona. Ariko manzi usobanura ko ngako nanje iri ni wacu nanje nje ndakavuga fritribu face butu ewe ganda gaswigirira byagoranye ubwo nta kundi nzaje ndabivuga uko bije nzaba ndabimenya. Abantu bamaze iminsi batubwira bati hari murumuna wa Dogiteri Nsabii umunyarwenya umaze murumuna ubundi Dogiteri Nsabii uramuzi? Dogiteri Nsabii tuvuze mu mazina g'ibanze gatari icongereza wabi Nsabii uramuzi? Sabura mwarimu wigishaga ko nta buritira ntahari wera. Uriya mwarimu uriya rero ndamuzi cyane amaze iminsi yigishaga ko nta buritiri niko makuru ganje naba nzi kuri Nsabii. Ko wambara nkawe se byagenze ariko wewe wambaye nk'umuntu ntawe waba umuntu nambaraga nk'abantu kandi kukubera yuko nazire buriya mukobwa wambaraga imyenda wiriya ku ntuza shorongi wanyanze kamuteza polisi ntiyamuhaye nyina we nawe yambaraga nk'intuza siyambaraga nk'abantu. hanyuma abakuzi Dogiteri Nsabii yamamara ubundi se wari usanzwe wambara gute? Ariko iri iwacu nta bindi bambaraga ni imyenda nk'izigize iri iwacu mu cyaro hano turi. Ubu abantu bose batugiye gute bambara akaswikigirira abandi baheze wowe ubuzi nitwe tutuye abanyarwanda wenyine
oya n'abaturage ariko na Nsabii ni uwiwanyu. Nsabii urugendaga kuri moto se cyane uriya mugabo ufite uruda runini. Nsabii wari umusarani subiramo sabura umusara kuja kuvuga nabira ntago muzi wowe uri kuvuga ntago muzi uwo Nsabii ntago muzi niko makuru mfite. Ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Cewe uje ubishakira ziki ushinzwe iki? Ndakubwiye ngo ushinzwe iki? Bwira nanjye icyo urambwira cyose nahita nguha nyoko umujane wijanire boro zawe nta n'ibindi bindi. Bwira ushaka kubimenyera iki? Kora iki? Ajya nkora uravuze ngo ubusanzwe ukora iki? Kora iki? Kora giki? Ubusanzwe ukora giki? Ubusanzwe rero nibyo nari nkiri kukubwira ndajyaga. Nta kindi nta gandi makuru nifitiye. Nta kandi kazi ukora? Kadanu kujya gusa. Ufite imyaka ingahe? 165. Nari nibagiwe ko gusenga bitemewe. Iyo usenze warangije kujya ibyo waruzi byose biragendaga n'ubwenge uzi bukaguruka. Ubu nsigaye ndi igihwerahwere ntaco nzi ndi umuntu utereye aho. Hanyuma se kugera ubu aha muri aka gace k'iwanyu abantu iyo babonye wambaye gutyo meze gutyo watubwiye uti abenshi ahangaha ni gutya twambara ariko njyewe wagerageje gutembera ahangaha ni wowe nabonye wambaye gutyo kandi nawe iyo myambarire ubwo warebye bwije ntago warebye abandi bose. Undi muntu tuyizeho ni Dogiteri Nsabii. Dogiteri wamubeshe ntago yambaraga amakaruvati n'amakoti. Oya yambaraga amatiriningi gusa. Dogiteri Nsabii takaswigirira ariko mwa ko mugiraga ngo twe turi ibikukwa nta bwenge dufite. Bwira ni wandi kubaza inuze kugira ibyintu. None se Onesme ubundi ariko uvuga buhoro ushaka kubanza kwitaba telefone ninde uguhamagaye se? Ego sheri we ndi mu rugo ariko nibyo nari nshaka kukubwira. Ariko sheri wenda uvugishije nk'ukuri ugareka kuzana uburimanganya. Habiswe nakuguriye nawe ukiri kuyibuka mwa cyagiye tugikundanaga wambabara ukansubiza bisku yanje ubundi urukundo rwanje nawe rugaforowi bavugaga bite rugahagarara ni guki mucongereza ni ibyinuza nari nyiri kugira basi ni ibyinuza nta uzi ko tugenda kora indegera none siko amakuru kanje gariho. Ndege izizo kuvuza mu dupapuro zo bandikaga mu dupapuro nizo nsigaye ndakoramwa nabuze icerekezo. Uzandangira umuguzi izo ndege nizo nsigaye ndashushanya. Uzandangira umuguzi wo kuja arazigura nizo nsigaye ndiho. Washobora gukora indege yo mu kirere na drone ajya ni drone ni drone ni diri iradrip janaga imiti ku bitaro iradrip nayo ntiwashobora kuyikora ahubwo mwawinyibagiza bisku yanjura yimpa ntayo uzampa. Babonye ibintu bari abapolisi bari bagukorera n'ubu ngubu nta rukubyibuka. Ndakubwiye ngo ndongera mbamagare baraguha nyoko. Woka mwara we cyenda ndabagura nimurangiza mu nyange muvuga ni nta muntu nshaka. Kibwi fa kumutuka
mutuke tukaje mupfa ntabwo njya ntukana. mubwire mubwire pfa kumutuka ndagutamu ndagwa sijana rwarire pfa kumutuka umva bari kuguseka kabwera bwere no muhanzi wo muri Kongo wari uri gutuka wo wari uri kuvugisha umuhanzi wo muri Kongo se mupangiriye musheri wawe se akatwigigirira nuwe suzi ko hariya uretse ishorongi ari ahantu mu gatari bita muri Kongo habaga igiti cy'umutuku rero naho ngaho mbaga ndi ni nk'ahari ibyo niberagamo n'iby'inuzi